Wari uzi ko nubwo ujya ugerageza gusobanurira abantu ikintu, hari abantu batiteguye kucyumva? Bazakwereka ko baguteze amatwi, ariko bo ntibazacyumva. Ese ibi byaba biterwa n'iki? Ni iki wakora se kugira ngo be kugutega amatwi gusa, ariko badashaka kukumva? Ni iki wakora kugira ngo ijambo ryose uzajya uvuga rijye riba iry'agaciro, kandi abantu baryubahe? Kurikira. Najyaga n'umwanya wanjye ndi gusobanurira abantu ikintu, nkabaha ingero zifatika, nkabereka ibimenyetso, ariko ibi byaje guhinduka ubwo nazaga kumva inkuru y'inyamaswa ebyiri. Ni inyamaswa ebyiri zari ziri mu ishyamba. Imwe ni ifarashi, indi ni tayiga. Umunsi umwe byaraburanye, ngo ifarashi ibwira tayiga ngo buriya ibyatsi ni ubururu. Tayiga nayo irayibwira ngo oya, ibyatsi ni icyatsi kibisi. Impaka zarakomeje kugeza ubwo zigiriye inama yo kujya kubaza umwami nyir'ishyamba, intare. Zihageze, ifarashi niyo yabanje kuvuga. Irangije iravuga iti, ese koko mwami, ntabwo koko ibyatsi ari ubururu? Intare irangije ifata umwanya iritegereza. Ijambo yavuze, yaravuze koko ibyatsi ni ubururu. Irangije iha igihano tayiga, iyiha igihano cyo kumara imyaka 5 itavuga. Tayiga n'akababaro kenshi yibaza impamvu, ariko yanga kugira ikintu ibaza. Nuko ifarashi igenda yishimye, igenda iririmba cyane ngo ibyatsi ni ubururu, ibyatsi ni ubururu, ibyatsi ni ubururu. Haciyemo iminsi, tayiga iza kubaza, ibaza umwami nyir'ishyamba, se mwami, ko mwampannye kumara imyaka 5 ntavuga, ese koko ibyatsi ni ubururu cyangwa ni icyatsi kibisi? Nuko intare irayisubiza iti, ibyatsi ni icyatsi kibisi. Nuko tayiga irayibaza iti, ese kuki mwampannye kandi ibyatsi ari icyatsi kibisi? Nuko intare irayibwira iti, biratangaje kandi birababaje cyane kubona ikiremwa nkawe, ikiremwa gifite umurava, gifite ubwenge, gita umwanya wacyo mu kuvuga ibintu bidafite ikintu biri bwungure, mu kuburana ku kintu kitari buhinduke. Mu gihe turimo no mu buzima bwacu hari abantu batiteguye kumva ikintu. Hari abantu uzabwira ikintu ukabona niyo wazana ingero zimeze gute, ariko bo ntibazakumva. Bazakomeza kwicecekera, bazakomeza gutsimbarara ku makosa yabo, bazakomeza gutsimbarara ku byabo. Yewe niyo wazana iki, ntibazabasha kukumva. Ahangaha ikintu gikenewe ntabwo ari ugukomeza kujya impaka, kuko nk'ikiremwa muntu, ikiremwa gifite ubwenge, ukwiye kumenya ko mu byo uzavuga byose hari abantu batazitegura kubyumva. Ukamenya ko uzaba uri guta igihe mu gihe uzaba uri kuburana ku kintu uzi kitari buhinduke, ku bantu wamenye ko ibyo uri kubabwira batari bubyumve, bafite ibyo bishyizemo. Wowe fata umwanya wawe, wongere utekereze, wibaze ngo ibyo ndi kuvuga byaba bifite umumaro. Niki kintu tugiye gukora rero? Move in silence. Tuza, wigira abantu ubwira ibintu byawe ngo ukomeze ubibasobanurire, kubera ko ahanini ntibazakumva, ntibazitegura kukumva na rimwe. Wowe ikintu gikenewe cyane n'ubundi ntabwo ari ukuvuga cyane, ntabwo ari ugusakuza cyane. Hagacira amagambo yawe, amagambo yawe uhora usora ubwira abantu usakuza, menya ko afite agaciro, menya ko wayatekereza ukagira ikintu ukora. Rero numara kumenya agaciro k'amagambo yawe, uzirinde kuyapfusha ubusa, hanyuma uyakoreshe ibikwiye. Ukore ibikwiye, ukore mu gihe uzatekereza kuvuga, abantu bazakumva kandi bazumva agaciro k'amagambo yawe. Bazatega amatwi biteguye kukumva, biteguye kwakira inama ubahaye, atari ukwitegura kunenga ibyo uri kuvuga, atari ukwitegura kukubwira ngo vuga urangize. Ibi bizakubakira ubuzima. Iturize, igihe uzakenera kuvuga, igihe bazakenera kukumva, ni igihe uzavuga ijambo rimwe rikabasha kumvikana, ni igihe uzaba waragaragaje ibikorwa kuruta amagambo. Ibi wabikora, bikore. Ntibibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo tubashe kubaka uno muryango, kubaka umuryango ugirana inama. Bikore.